tubaye ikaze mu kiganiro Somandika, ikiganiro mutegurirwa n'inteko y'umuco. Iki kiganiro kibagezaho ibikorwa bishyigikira umuco wo gusoma no kwandika mu Rwanda. Turagaruka kushyira no guteza imbere impano zo kwandika mu rubyiruko ruri mu mashuri. Turagaruka kandi ku marushanwa yateguwe n'inteko y'umuco agamije gushyigikira ibikorwa byo kwandika mu rubyiruko ruri mu mashuri, cyane cyane kwandika mu Kinyarwanda. Ngende Jean Paul Mugwaneza. Ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi w'ururimi kavukire, ayo marushanwa akaba yaragamije ibintu bitandukanye, by'ingenzi bitandukanye, ariko by'umwihariko ku ikubitiro nk'uko yabaye nyine mu kwizihiza umunsi w'ururimi kavukire, yaragamije gukangurira abasizi n'abanditsi bo mu mashuri yisumbuye kubungabunga Ikinyarwanda no kucyitaho mu bwanditsi bwabo. Ariko turetse n'iyo gahunda irebana no kwita ku rurimi rw'Ikinyarwanda, ayo marushanwa yari ari mu murongo w'inshingano z'inteko y'umuco, by'umwihariko inshingano yo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Gusoma no kwandika by'umwihariko mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Akaba ari indi nshingano yo kugira uruhare mu guteza imbere ubuhanzi, ubugeni n'ubuvanganzo byimakaza umuco w'u Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu mu byo twashishikarije ziriya ndirarugamba kwandikaho harimo kwandika ku ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Bikumvikana yuko ikindi cyari kigamijwe bwari ubwo bukangurambaga mu rubyiruko, kugira ngo izo ndangagaciro tubona ko zigomba kubaranga bazimenye, bazihangeho, bazanishikariza abatahanze kuzitaho mu mashuri yabo. Amazina yanjye ni Umwara Bibeni, niga kuri Lycée Notre Dame de Cité mu mwaka wa 5 mu ishami ry'imibare, ubugenge n'ubumenyi bw'isi. Inkuru yanjye ngufi yitwa Imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho. Ni inkuru ivuga ku mwana w'umukobwa witwa Nyiramavugo uvukira mu muryango utishoboye kandi w'abana benshi. Kugira ngo yige no kugira ngo abone uburere bwiza, abifashwamo cyane na se wabo umubera imfura. Nyiramavugo kubera gutsinda cyane no guhora ku isonga, agera mu mashuri yisumbuye akiga cyane, agakorana n'inshuti ye bahurirayo yitwa Bwiza. Nubwo waza gutandukana nyuma y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, ariko nawe agakomeza kwiga ashyizeho umuhate. Nyuma y'amashuri yisumbuye rero Nyiramavugo abura amafaranga yo kujya kwiga kaminuza, hanyuma ibyo ntabibona we nk'ikibazo, abibonamo igisubizo kuko atangira gukora umwuga w'ubuhinzi w'ababyeyi be bari basanzwe bakora. Hanyuma umwuga we ukaza kumubyarira ubucuruzi buciriritse. Ubucuruzi buciriritse buza kubyara ubucuruzi buhanitse mu gihe yifatanyije na Bwiza nanone bagakora ibintu birushijeho. Ubucuruzi bwabo rero buza kwaguka bukarenga n'imbibi z'igihugu cyabo, bukaza kugera ku bucuruzi mpuzamahanga. Nyiramavugo agafasha agasozi k'iwabo, akanafasha n'ababyeyi be kwigobotora ubukene, akaza no kwitura se wabo ineza yamugiriye mu kumufasha kubona uburere no kwiga neza. Ese ubona kwandika mu Kinyarwanda bikorohera? Kwandika mu Kinyarwanda biroroha ku ruhande rumwe, no ku rundi ruhande bigakomera. Ku ruhande rumwe birakomera kubera ko ubundi uburyo twigamo guhera mu mashuri abanza aba ari uburyo bwo mu rurimi rw'amahanga. Ubwo buryo rero butuma utabasha kubona amagambo neza, cyangwa ibyiyumviro ufite ntibibashe kujya ahagaragara uko ubishaka mu magambo ushaka, kuko uba waramenyereye gusoma no kwandika mu rurimi rw'amahanga inshuro nyinshi. Ubu noneho ugiye gukora iki kugira ngo inganzo yawe itere imbere? Inganzo yanjye kugira ngo itere imbere, ngiye gukomeza gusoma nk'uko nari nsanzwe mbikora. Ubwo ni ugukomeza gusoma ibitabo no kugerageza no gukomeza kwandika. Hanyuma amarushanwa yose yaboneka nkazajya ngerageza kuyitabira kugira ngo nyine inganzo yanjye ikure kandi nyine nshobore gukomeza kwandika. Amazina yanjye nitwa Kwizera Emmanuel, niga muri TTC Kirambo mu mwaka wa 6
mu gashami k'indimi n'uburezi. Umuvugo wanjye nawise inzira y'umurimo, wavugaga ku bintu bijyanye n'indangagaciro y'umurimo no kuwunoza. Harimo n'izindi ndangagaciro nk'ubupfura, ubumwe n'ubufatanye, ibyo byose wabisanga mu muvugo nanditse. Ikivi natangiriye iyo mu nda mvutse nsanga ndi Kanyarwanda, ntozwa umurimo nanga umwanda, mparana nshaka icyama kwanda, amazina nterurwa nkunze u Rwanda. Negura umwiko ngana imyuga, ubunebwe ubugwari ndabihunga, kuko nshaka kuba ikirenga ngo nanjye nzubaka ayo mateka. Indangagaciro numva ko ari amahame agenga umuntu, noneho akaba ari bya bintu byiza byatuma ugera ku iterambere n'abandi bakabibona. Indangagaciro ya mbere yibanze ni ugukunda umurimo no kuwunoza. Indi ndangagaciro irimo harimo ubumwe, ubupfura no gukunda igihugu. Bagenzi banjye rwose nabashishikariza kwandika ibitekerezo byiza bumva ko byakubaka igihugu, cyane cyane bikubiyemo indangagaciro z'umuco nyarwanda. Icyo nasaba iyi nteko y'umuco, nabasaba kujya bashyiraho aya marushanwa nk'aya, kuko niho babonera abanyeshuri bashoboye. Ikindi n'abantu baba badashoboye kugera muri ayo marushanwa, ntari ukuvuga ko nta bitekerezo bafite, bashyiraho nk'urubuga rwo kujya boherezaho nk'ibi bitekerezo nk'imivugo se cyangwa se inkuru, kugira ngo bakomeze guteza imbere ururimi n'umuco. Ururimi rw'Ikinyarwanda ni ururimi rwacu Abanyarwanda, kandi abanyeshuri biga hano hafi ya bose ni Abanyarwanda. Ni ukuvuga rero ko ururimi rw'Ikinyarwanda baruvukiyemo, barurererwamo, kandi iyo bageze hano dukomeza kubafasha kurumenya, kuruvuga no kurukoresha. Hano muri ino shuri abanyeshuri bafashwa ku buryo bunyuranye kurushaho kumenya urwo rurimi rwabo, ariko nanone no kurumenya birushijeho birenze ibisanzwe byo mu rutarangiza mu ishuri. Niyo mpamvu hari isomo ry'Ikinyarwanda bose biga guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Muri iryo somo bigamo imiterere y'urwo rurimi, uburyo bakwiye kuvugwa neza, kwandikwa neza, ku buryo bibafasha kurushaho kurukunda no kurukoresha ku buryo bukwiye. Murakoze. Ese mubona ibihangano nk'ibi bikozwe n'abana nk'aba batoya, igitabo Inteko y'Umuco yasohoye yanakise Indirirarugamba mu nganzo, inkuru ngufi. Mubona ubwanditsi nk'ubu bukozwe n'abana bakiri batoya nk'uko iryo zina ribivuga, hari ikintu bwamara haba ari kuri bagenzi babo ndetse n'abandi bantu muri rusange? Iyo tubonye abana batoya bakora ibihangano nk'ibyo byiza, bitanga icyizere ko ururimi rw'Ikinyarwanda rufite ahazaza, atari ururimi ruzajya rukazima, kuko turabizi ko mu mateka hari indimi zazimye zisimburwa n'izindi kubera impamvu zinyuranye. Iyo rero abana batoya bakibyiruka bakunze urwo rurimi, bakashaka kurwandikamo, bagashaka kunoza inyandiko, imvugo, bitwereka ko ururimi rwacu rufite ejo hazaza, ruzakomeza gukoreshwa, ruzakomeza kubungwabungwa, kuko ruraduhuza nk'Abanyarwanda. Kandi ururimi turabizi ni ingobyi y'umuco. Ururimi ni ingobyi y'umuco. Iyo abana batoya bakomeza kuruvuga, kurusigasira, batwize ko n'umuco wacu nyarwanda uzakomeza gusigasirwa uko abantu bagenda basimburana, uko
uko navuga ibisekuru bigenda bisimburana. Ni icyizere rero kandi biteye ishema n'ibyishimo ko abana batoya muri ino si y'indimi nyinshi, muri ino si abantu bahura na byinshi bishobora kubavangira, bashaka kuguma kuri izo ndangagaciro, bashaka gukomera kuri urwo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Yego, icyo twari tugamije twakigezeho cyane kuko byatugaragariye yuko urubyiruko kiriya cyiciro cyarebwaga n'amarushanwa runyotewe no guhanga, kuko mu bihangano byakiriwe twakiriye ibihangano bigera ku 1038. Ni ibihangano byinshi urebye ibihe twarimo bya covid, abana batari ku ishuri bamwe, ndetse n'uburyo bwo kohereza inyandiko butaboroheye, ariko uburyo twakoresheje bw'ikoranabuhanga twakiriye inyandiko 1038. Inyandiko nyinshi harimo imivugo 520 ndetse n'inkuru ngufi 518. Birumvikana ko ari amarushanwa twashimiye abahize abandi muri izo ngeri z'ubwanditsi, 15 mu nkuru ngufi na 15 mu nkuru mu mivugo, ndetse hasohoka utudutabo, kuko tubona ko mu guteza imbere uwo muco wo kwandika no gusoma ntitugomba gukora ayo marushanwa gusa ngo birangiriraho, ahubwo bya bihangano byavuyemo ni ngombwa ko bigera no ku banyarwanda, kuko ubwo butumwa abana baba batanze n'abandi n'urundi rubyiruko ruba rubukeneye, ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange. Kandi bikaba byerekana ko tuba tugomba no guteza imbere igitabo nk'uko biri no mu nshingano zacu, uruganda rwo gusoma no kwandika. Rero ni icyo muri rusange tubona ko twari tugamije twakigezeho, ariko tukifuza ko ubu ingamba ni uko tutazajya muri ziriya ndirarugamba gusa. Ndirarugamba kiriya cyiciro cy'abana bari mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ahubwo ubu tuzatangirira no mu mashuri abanza ndetse nabo muri kaminuza. Amarushanwa nayo mu minsi mike cyane tuzayatangizamo. Ibi bitabo kugeza ubu biraboneka mu nteko y'umuco ndetse no mu mashami yayo, cyane cyane mu ngoro z'umurage biraboneka, ariko twaranabitanze noneho mu mashuri, kuko ni ibitabo mu by'ukuri ntibigamijwe gucuruzwa cyane, ariko bigamije kwigisha. Niyo mpamvu ibigo by'amashuri byagize uruhare muri aya marushanwa, ndetse n'ibindi tuzabagezaho ibi bitabo kugira ngo, ndetse bimwe ibigo byinshi byakiriye, kugira ngo ubutumwa burimo izo ndangagaciro, ubwo butumwa abana batanze ku ndangagaciro remezo z'umuco w'u Rwanda, gukunda igihugu, umurimo, ubumwe n'ubupfura, bazikoreshe mu gutoza urubyiruko ruri muri ayo mashuri umuco w'ubutore, kuko niyo shingiro ry'uburezi, ko wa mwana udafite za ndangagaciro ntabwo yazatanga umusaruro twumwifuzaho mu Rwanda rw'ejo. Mwakoze kudukurikira ikiganiro Soma Andika, naho ubutaha mugire ibihe byiza. Njye na Jean Paul Mugwaneza. Ku bindi bibazo cyangwa ibyifuzo mwakurikirana imbuga nkoranyambaga z'inteko y'umuco.